Umutima ni rumwe mu ngingo zikomeye cyane zifitiye akamaro umubiri wacu. Akamaro kawo ni ukoherereza mu bice by'umubiri amaraso. Muri ibyo bice harimo amaso, ibihaha, impyiko, umwijima, amara n'ibindi. Mu maraso nimo haba intungamubiri zitunga ibice bitandukanye by'umubiri, nimo haba umwuka bita oxygen ubwonko bukenera kugira ngo bubashe gutekereza neza no gukora neza. Muri make, uvuza amaraso aba avuza umutima kuko umutima ukoresha amaraso. Umutima ugizwe n'imitsi n'udusabo dufite ubushobozi bwo guhaga amaraso akajya ahantu hatandukanye, kugeza no mu mano. Mu bice by'umubiri bikora amanywa na nijoro bitajya biruhuka, navuga ko harimo umutima. Igihe cyonyine umutima ubasha guhagarara ni igihe Imana irembuje umuntu iti ndagushaka. Hari inama nyinshi abaganga batubwira zo gufata neza ubuzima bwacu, ariko tukanga, tukazica amazi. Ari nayo mpamvu usanga umuntu niba yari kumara imyaka 100 amaze imyaka 40, ku mwaka wa 41 ugasanga yabaye umusaza, nawe akabikubwira ati ndimo ndumva njegera rwose. Ubundi mu myaka 40 nibwo umuntu abatangiye kuba boss, nibwo batangiye kuba umuntu mushya. Hari izindi mbaraga mu mutwe abatangiye kuzana, ariko usanga hano iwacu ku myaka 40 uhura n'umuntu rwose akakubwira ati gewe rwose ndumva nta kigenda, ndumva njegera, mu mubiri wanjye wagira ngo n'umupira wa Rayon Sport na APR byabereyemo. Ikimbesheje kuri iyi YouTube channel rero ni ukubaha ibiganiro bibafungura amaso. Byaba bibabaje kumva ko ibi bintu bitakureba ukaba utarakanda subscribe. Aka kanya tuvugana nta mafaranga bigusaba, kanda subscribe. Rero niba ushaka ubuzima bwiza, tangira ufate neza umutima wawe aka kanya rwose, utangire ubu ukora ibyo ngiye kukubwira hasi, maze ubyiteho kuko umutima wawe niyo moteri umubiri wawe ufite. Kubera ko hari abantu bazi ko kuri internet hari abantu binjiji benshi, uzasanga hari abantu bakereye cyangwa se bakoze imbuga zitandukanye, ugasanga baratugira inama, barakubwira ngo ryibi, nywa ibi, ntugomba gukora ibi. Hari abibigisha ibitsina, hari abakwigisha ngo iyi ndyo ntuyirye. Ugasanga ibintu bakubuza bimwe na bimwe bifite ingaruka ku mutima wawe. Impamvu rero ibibatera, usanga hari abantu b'abakomisiyoneri bahari bakomeza bayobya abantu kugira ngo inganda z'imiti zicuruze cyane ibiryo, bigurwe ibiryo byakozwe mu nganda, ibiryo bitandukanye bitera ingaruka ku buzima, hanyuma wowe ugakomeza kurwara maze bo bagakomeza gukira. Uburwayi bwawe rero hari abo butunze muri aka kanya. Hari abafite amato, hari abafite amazi, hari abafite amasosiyete y'indege, hari abafite amasosiyete y'amamodoka ahantu hatandukanye. Kubera iki? Kubera uburwayi bwawe. Yewe rero mbereye hano kugufungura amaso nkuko nabikubwiye, kugira ngo nkuvane ku rwego rumwe ubundi nkugeze ku rundi. Iyo umenye ukuri, abantu nk'abo baba baguhombye. Sinzi niba n'iyi video batari uyisibere. Rero ntagutindiye, dore ibintu ugomba kwirinda kugira ngo umutima wawe ukomeze gukora neza. Cyakwanza, umwanzi wa mbere w'umutima nababwira nicyo bita stress. Kubera ko abantu bakize bakora amasaha menshi, ugasanga barahangayikira cyane imitungo yabo, bikabaviramo kurwara umutima. Usanga abantu benshi bavuga ko indwara y'umutima ari indwara y'abakire. Muri iyi minsi kurwara umutima ntibikiri iby'abakire gusa, kubera ko n'abakene byabateye amajanja. Iyo mujya kubona mukabona igihugu runaka cyubatse ibitaro bivura indwara runaka yonyine, uzamenye ko kabaye hari ikibazo barimo barabona. Abahanga baba baricaye bagasanga hari ubumuga cyangwa se impfu zitandukanye ziri kuboneka kubera ikibazo cy'indwara runaka. Urakarwara indwara uri umukire, ariko kurwara uri umukene biragatsindwa. Hari ubuvuzi udahabwa kubera ko nyine udashoboye kuriha imiti runaka. Niyo mpamvu kwirinda ari byiza kuko kwivuza birahenda. Stress rero umuntu aba agomba kuyigabanya kugira ngo yirinde indwara z'umutima. Ni byiza gukora ukaruhuka, hanyuma ukareka guhora uhangayitse buri munsi. Niba hari ibintu bigutera guhangayika, bigendere kure cyangwa se usaba Imana imbaraga zo kwihangana. Bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, umuntu aba agomba gukora uko ashoboye ku ruhande rwe rwose, agakora ibintu bituma stress igabanuka, harimo gusenga, gukora meditation, gukora siporo nibuze kabiri mu cyumweru, hanyuma ukirinda gukora ibintu bitandukanye byongera stress. Imibanire mibi, guca inyuma uwo mwashakanye, kwenderanya, kurya utw'abandi, kurya abantu ukageza naho urya n'ibikweto byabo. Ibyo bintu rwose ni ukubyirinda, kuko niyo ubikora nawe bikongerera stress, kuko nta muntu ukora nabi utagira stress.
Muri iki gihe turimo rero hari ibintu byinshi bitera stress kandi umuntu adashobora gupfa guhindura. Hari ubuzima tubamo buhenze, usanga ababyeyi nabo bari kunanirwa n'abana babo, ugasanga abana ntibabona ko ababyeyi bagira imvune, ugasanga nabo babaye ibirara, ibyo bikananiza imitima y'ababyeyi. Abagore bari kunanira abagabo nabo bari guca inyuma abo bashakanye, ibyo ugasanga birongera stress muri sosiyete. Imwe mu nzira yo kwirinda stress ni ugukemura ibibazo ufitanye n'abandi kuruta kubihunga. Nubona utangiye kumeneka umutwe bya buri gihe, kwiheba, kurwaragurika uturwara tudasobanutse harimo no kugira utumyira twa hato na hato, kuzamuka kw'ikinure kibi mu maraso, kurwara igifu, gusinzira nabi, kunanirwa kandi nta kintu gikomeye wakoze, guhindagurika k'ukwezi kw'imihango, kudashaka umugabo cyangwa umugore, kuzamuka kw'isukari n'ibindi, uzamenye ko stress yatangiye kuzamuka. Ibyo nta bindi bizaba bigusurira, ni ukurwara indwara z'umutima. Ukibimenya rero, tangira ukore imirimo nk'uko nabikubwiye ituma stress igabanyuka, utangire kugabanya guhangayika cyane, maze wimike ibintu byose bizamura amahoro mu mutima wawe. Icya kabiri, ibindi bintu binaniza umutima bya hatari ni inzoga n'itabi. Itabi n'inzoga ni abanzi bakomeye b'umutima. Ubundi umuntu yagafunze inganda zose zikora inzoga n'itabi, ariko kubera ko amafaranga ari yayoboye iyi si, uvuze gufunga izo nganda barara baguhaye amabere ya ntuza. Ibinyabutabire biba mu itabi nk'icyo bita nikotine bigabanya ubunini bw'imitsi ikwirakwiza amaraso mu mubiri, hanyuma ugasanga umutima birawusaba imbaraga nyinshi yo gupompa amaraso uyoherereza he mu bice by'umubiri bya kure. Ibyo binyabutabire rero iyo byabaye byinshi mu maraso bituma mu mitsi hazamo udusebe, hanyuma amaraso akavuriramo, ari byo bitera amaraso kwipfundika. Ikinyabutabire cya nikotine kiba mu itabi rwose nicyo kwitondera. Ni handi uzumva ngo umuntu yaviriyemo mu bwonko, yagwaye stroke maze arapfa. Niba unkunda rero itabi n'ibisa naryo ubigendere kure, ujye ubibona uvuga uti ntabwo muri inshuti zanjye. Icya gatatu ugomba kwirinda kugira ngo umutima wawe ukore neza, harimo ibiryo birimo ibinure byinshi bitwa cholesterol. Aha navuga nk'inyama zitukura, ibiryo birimo amavuta menshi, amata, ibivuguto n'ibindi biryo usanga birimo amaproteine menshi nka za pizza, hot dogs n'ibindi. Burya umuntu akenshi usanga apfira mu isahani. Gusa ikibazo nuko wirinda kurya iyo cholesterol, ukagabanya ibiryo birimo amavuta menshi, ariko nanone ugasanga mu byo urya harimo amafumbire menshi. Murabizi ibyo amafumbire y'imvaruganda ari kudukorera muri no minsi. Mu minsi iri imbere uzasanga ibiryo bitahingishijwe ifumbire mvaruganda bihenze cyane, ku buryo uzasanga birya umugabo bigasiba undi. Niyo mpamvu uzasanga ubu amavuta yo mu bihwagari na za elayo bihenze kuruta andi mavuta atandukanye abantu barya mu biryo. Ukunda kuyagura abazi icyo yirinda burya. Urumva ko bwa bukene bukomeza kugaruka bukaduteza indwara zitandukanye, bukaduteza ibibazo bitandukanye mu mubiri. Rero mu isahani yawe ukomeze kwirinda ibintu by'amavuta menshi, ibintu birimo amaproteine menshi, amasukari menshi. Ibyo bintu byose bigutera kubyibuha ubyirinde. Ukomeze kuzirikana iki kintu, numenya ko dupfira mu isahani nibwo ubuzima bwawe buzatangira guhinduka. Erega n'ibi biryo turya mu maresitora byuzuyemo amavuta si byiza, ahanini usanga birimo ibintu byica umubiri. Niyo mpamvu bijya saa sita ugasanga nijoro harageze ugihaze. Ni hahandi uzasanga umuntu araye akanuye bugacya kubera iki? Ibiryo byamutumbiyemo. Ibintu nk'ibyo uyibiriye si ngombwa gupekira umubiri wawe ibindi biryo nijoro. Ugomba kwifatira agakoma cyangwa se icyayi kitarimo isukari, umugati w'ingano utarimo isukari, maze ukaryama neza, umubiri wawe ukaruka neza, ukagera mu gitondo nta kibazo ufite. Kandi urabizi neza ko kurya ibiryo birimo amaproteine, amavuta n'ibiki byinshi usanga bigutera stress kubera ko udasinzira. Reka ndekera aha rero kuko ibyo nababwira ni byinshi. Niba ushaka kureba ibiganiro byacu byose, ukante kuri link nagushiriye muri commentaire, urahita ubigeraho maze utoranye icyo wifuza kureba. Murakoze cyane, nawe utaha ntugende udakoza akantu bita subscribe, unkorera umuti. Bye bye.